Icya kabiri uba ugomba kuba utegetswe kuba ucecetse, ni igihe nta bumenyi buhagije ufite cyangwa se nta makuru ahagije ufite. Niba nta bumenyi cyangwa amakuru ufite ku bintu ugiye kuvuga, byaba byiza kwicecekera. Iki ni cya gihe umuntu azaba ari gutanga ubumenyi ubona ko ari gupfundikanya ibyo ari kuvuga, kandi icyo gihe abo ari kubwira batangira kumubona nk'umuswa mu maso yabo, bityo bakanamutakariza n'icyubahiro yari afite imbere yabo. Rero niba uzi ko ntacyo kuvuga ufite, ibyo uri kuvugaho nta makuru ahagije ubifiteho, ibyo uri kubwira abantu ubona ko ari ibinyoma, byaba byiza wicecekeye, kuko hari n'ubwo ushobora kuvuga nko ku bintu cyane cyane nk'ibintu ushobora gukora ku buzima bwite bw'abantu, ukaba wikururiye ibibazo bikomeye. Ahubwo nk'umunyabwenge banza ushake amakuru yuzuye ubone kugira ibyo uvuga. Igihe cya gatatu uba ugomba kuba ucecetse, ni igihe waganjwe n'amarangamutima, cyane cyane amarangamutima mabi. Igihe wumva ko waganjwe n'amarangamutima mabi nk'uburakari, byaba byiza wicecekeye ukaruca ukarumira. Buriya iyo ufite umujinya bituma uvuga n'ibintu utatekerejeho, ukaza kubyicuza bitagishobotse. Hari n'igihe birenga kuvuga ahubwo bikajyanirana no gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu umunyabwenge hano intwaro ya mbere igomba kumutabara ni amaguru ye. Niba ugiranye intonganya n'umuntu ukabona mwese mwarakaye, ikintu cya mbere nkawe ushaka amahoro mu buzima bwawe, hunga umuve iruhande, kuko uzavuga nawe avuge usange rubuze gice. Nibwo mutangiye kurwana, mbega ibintu bikaba birebire. Rero igihe habayeho kutumvikana n'umuntu, ceceka cyangwa ukuremo akarenge kawe ugende umuhunge, bizatuma urindira umutekano ubuzima bwawe. Igihe cya kane uba ugomba gutuza ugaceceka, ni igihe umuntu agusangije akababaro kiwe. Niba umuntu akwizeye akaza kukubwira akababaro ke, muha umwanya umutegeye amatwi aho kuvuga ngo ugiye kumugira inama. Uwo muntu icyo aba akeneye cyane ako kanya ni umuntu umutega amatwi, kuko bituma yumva aruhutse muri we. Ujya ubona ko hari nk'abantu bitabaza bagenzi babo nk'igihe bahuye n'ibintu byabababaje cyangwa se byabateye guhangayika, aho kugira ngo abo bari kwitabaza babwira agahinda kabo bafite ku mutima, aho kubumva ahubwo bakabaciraho urubanza